aya mwese ku murongo 1 2 uyu munsi ngenda kwica mama fata muraho neza bakunze bagasoniye niyo tv bose tujya kureba kuri filime bita Apocalypto ni filime yanditswe ahagera mu za 2006. Abantu benshi ndakeka filime barayirebye, filime y'ibigwi igendeye ku mateka. Iyo urebye iyi filime Apocalypto wabibwira ko ari filime isanzwe, ariko mu by'ukuri ni kimwe mu bikorwa bikomeye byakozwe n'abantu batigeze bakina mbere yaho. Babikina mu ishyamba rya nyabyo mu bihe bikomeye cyane. Ubu ni bwo bumwe cyangwa se mu buhanga filime yakinwe ariko idakiniwe muri Hollywood cyangwa itateguwe na Hollywood. Iyi filime uburyo bayitekereje cyangwa se uburyo imvo n'imvano yaje, muri 2004 Mel Gibson afashe icyemezo gikomeye cyo gukora filime yose idafite icyongereza na kimwe, ikinwa n'abaturage basanzwe b'abamaya. Icyo gihe abantu benshi baramusekaga ngo nta muntu cyangwa se nta mpamvu yo kugira ngo bakine filime itari mu cyongereza cyumvikana ku isi yose, ngo nta muntu wazayireba. Ariko Mel Gibson yavuze amagambo akomeye ati, nimureke ubukombe bwa sinema turebe isi uko yakorwaga mu gihe cya mbere, cyangwa se uburyo abantu babaye mu gihe cya mbere y'abazungu cyangwa mbere y'ubukoloni. Abakinnyi bari abantu basanzwe. Abakinnyi b'iyi filime bari abantu basanzwe, bari lokali nyine b'abaturage. Mu bakinnyi bose bagize Apocalypto, abagera kuri 95 nta n'umwe wari umukinnyi wa filime usanzwe mbese akina ibintu bya sinema. Bari aborozi, abarobyi, abashumba n'abaturage mu bwoko bw'abamaya n'abayukaceki. Abo ngabo kugira ngo bakinishwe iyo filime byari ibintu bigoranye, ariko barabyishije kandi barafata. Babigishije gutabura ibiti mu buryo bwa kera, gushyira ibishushanyo ku ruhu cyangwa se bimeze nk'amatatuwaje bigiye niko twabyita, kwambara imyambaro gakondo no kuntu babaga bambaye nk'abantu nyine bakera cyane hambere y'abazungu, gutera udupfunyika tw'ibara ku ruhu ngo nawe bijyana n'ibindi by'amatatuwaje, mbese ku buryo bigaragara nk'aho ari realite cyangwa se ari ibya nyabyo 100%. Igihe bakoreraga mu ishyamba rya nyabyo, Apocalypto yafatiwe mu ishyamba rya Veracruz na Catemaco muri Mexique. Ni amashyamba yandi aba ari inzitane nko kumva amashyamba za Amazone, sikufana amashyamba nyine karabutaka pe. Ariko muri ayo mashyamba habaga imvura nyinshi yagwaga buri munsi, ubushyuhe bwari kuri dogere Celsius rimwe na rimwe 37 kugeza kuri 40. Urumva rya hashyuhaga, imvura ikagwa gutyo, hari inzoka z'uburozi zimwe z'amakobra, ibintu by'amanakonda, ibintu by'ibibazo gusa. Urumva ahantu ukina filime ndadasangwa kinwa filime kwifatwa ngo ugiye mu ishyamba gukina filime kumva guhura n'imbogamizi nyinshi. Habaga harimo n'inzuki, kuko ndakeka muri filime twagiye tubona ahantu harimo ibintu by'inzuki cyane zataka bakoresha nk'intwaro cyangwa pa bagikoresheje cyane pe, batera muri abasirikare inzuki. Hari umunsi umwe wo kuri seti yatewe n'inzuki arapfa. Byari ibintu bikomeye kumva, byari ibya realite. Ibi byabaye kuko Mel Gibson yaje gutangaza ko iyi filime yayisohoye atazi ko bayikoze mu bintu by'ukuri cyane. Byari ibintu bikomeye. Muri iyi filime ya Apocalypto hari injury cyangwa se ibintu by'ibikomere cyangwa se ibintu by'ibibazo by'ibizazane bagiye bahura nabyo cyane. Hari ibintu bitatu bikomeye by'ingenzi takibajyana mu gukina iriya filime. Jagger Power yakomeretse ibirenge ubwo yarimo kwiruka mu butaka burimo amabuye. Kumva bakoraga ibintu biri realite, birukanka, ibintu bikomeye cyane. Umukinnyi wakinaga nk'umwe mu ngabo b'inkazi yavunikiye ikiganza mu mirwano. Barakinaga bimwe bikomeye ari realite. Mu gace k'umusozi umukinnyi umwe yagwiriye ku biti n'imigozi bamujyana kwa muganga ako kanya, ariko ntibigeze bahagarika shooting cyangwa se gufata filime. Gusa nyuma y'iminsi mike bajyanaga kwa muganga, then bagahita bagira bagaruka. Ibikomeye muri filime byari Rio cyangwa se byari ibya nyabyo. 70% ibintu rwose byari ibya nyabyo, ubona ko ari ibintu bigaragara bibaho.
hari igihe barimo gukina cyangwa bari gufata sene, hari igihe umuvu ugeze kubarenga nyine ituma sene ihagarara. Igihe kimwe ibintu bijyanye n'imitego hajyaga bibagora, kwirukanka kwa Jack Paul byari ibintu bigoranye cyane nabyo. Urumva ko umuntu atamenye kwirukankana amabuye akamujyana kwirukanka mu mabuye. Inzu zose zari ibintu z'umudugudu byasaba kubanza bazubaka, gushaka imyambaro ya buri muntu, ibirwanisho gakondo. Nta CGI yakoreshejwe usibye gato mu gihe cy'inkuba. Ni ukuvuga ngo CGI cyangwa se computer effect ni bya montage niko twabyita. Wajya kubona ukabona umuntu ngo bararasanye, ukabona isasu rivuye mu mbunda ryaka, cyangwa se grenade ukabona yaturitse ishwanyaguritse. Aya ni ama CGI cyangwa se computer effect, ama montage. Uko bateguye imijyi n'imyubakire, wajya ubona muri filime ko berekanaga nyine mu cyaro gisanzwe, abantu batuye bisanzwe ariko mu buryo bwa kera. Iyi mudugudu wabonaga muri filime buri wose wubatswe n'abantu bagera muri 450. Bakoze muri iyi filime bakoze inzu 300, bubaka imihanda 12 yose, ego bubaka amasoko, ahantu hashyirwa iminyago babaga bavuye guhiga, n'ahantu bagomba kugira ute kubika abana cyangwa se bakarokariza nyine. Ariko ibi byose babyubatse mu byumweru 12. Uko batoye filime mu gukoresha muri uko batorimo gukoresha muri Mayan, ururimi ni Mayan, yes Mayan, ko ubwoko nabwo Maya. Mel Gibson avuze ko atashaka ko filime ivuga mu cyongereza kuko bitari buhe agaciro kayo bitewe n'ukuntu yayiteguye. Baciye mu buhanga mu ndimi, bahisemo Lukatek Maya, Chot na Maya. Abakinnyi bamazemo ibyumweru 4 bigishwa amagambo yo kuvuga bya bakinisha muri ya filime, ko bakoresha cya kintu cy'amaya cyangwa ururimi rwa gakondo, n'uburyo bwo kubyatura nk'abasangiye amateka bya nyabyo, bakisanisha mbese n'ibintu bya kera. Iyi filime yatwebije yakoresheje miliyoni 40 z'amadolari gusa ku rwego mbese nko ku rwego rwa Hollywood. Ariko iyi filime yaje kwinjiza miliyoni 120 z'amadolari. Ibi byatumye iyi filime iba filime yatsinze kuri box office, biba mu zigize amateka mu dukorwa duto ariko dufite bije ntoya. Mbese yabaye filime yanditse ibintu ariko yakoresheje bije ntoya, bisigara nkaho yakwiye kuba yakoresheje bije nini gusa. Kandi iyi filime ikindi yakunzwe mu mahanga no kwitavugwa mu Cyongereza.